Nibyo niba uri umukristo nyakuri ibi ntabwo ari inshuro ya mbere ubyumvishe. Muri Bibiliya handitse ko mu bihe by'imperuka hazabaho ibihe birushya, aho buri wese azagerageza kuvuga ibitangaza yewe akanabivuga mu izina ry'Uwiteka Imana. Yego kuri uyu munsi biragoye gutandukanya umuntu uguhanuriye akubeshya n'umuntu uguhanuriye akubwiza ukuri. Ni nako kandi ku rundi ruhande ibitangaza bikomeje gukorwa, aho umuntu agukorera ibitangaza ukakubwira ko yatumwe n'Imana kandi ku rundi ruhande atanazi iyo Mana avuga. Ibi nibyo byagiye biba ku mugabo Sarongo cyangwa se Rurangwa Wilson. Uyu ni umugabo w'umunyarwanda ariko kandi w'umupfumu wagiye akora ibitangaza bigiye bitandukanye, maze imbaga nyamwinshi iramuyoboka ihamye idashidikanya ko uyu mugabo ari umunyambaraga kandi imbaraga ashobora kuba azikura ahera. Mu kwirata umuvuduko rero uyu mugabo nawe ntabwo yaretse kuba yatangaza ko mu gihugu by'umwihariko cy'u Rwanda nta n'umuntu n'umwe wamuhiga ngo amubashe, yewe nta n'uwamuhangara. Ari nako yatunze urutoki inzego zose avuga ko nta n'urwamuta muri yombi. Gusa ku itariki 31 Ukwakira mu mwaka wa 2024, ni ukuvuga ngo uyu mwaka turimo, nibwo uyu mugabo Sarongo yaje kuba yatabwa muri yombi, maze ikigo gishinzwe ubugenzacyaha RIB kivuga ko cyamutaye muri yombi. Ibi byabaye nk'ibitunguranye ku bantu benshi, by'umwihariko bari baramaze kwizera no kwiringira ko imbaraga z'uyu mugabo zitatuma atabwa muri yombi. Kuri ubu ntabwo ari ibyo ngarutse ngo tuvuge, ahubwo ndaje ngo mbabwire ibiteye agahinda yewe binateye ubwoba, binashyira benshi mu rujijo by'uyu mugabo yatangaje ku bakozi b'Imana. Uyu mugabo rero yafashe urutonde cyangwa se yakoze urutonde, ashyira hanze urutonde rw'abakozi b'Imana, yewe abapasiteri bakomeye, abantu basengera imbaga nyamwinshi banakora ibitangaza mu izina rya Yesu Kristo. Ashyira hanze urutonde rwabo rero, avuga ko abo bantu ashobora kuba yarahuye nabo ikuzimu ubwo yari agiye gushaka imbaraga. Ku rutonde rw'aba bagabo rero yagiye ashyiraho abagabo batangaje uburyo nawe biri bugutungure usenga Imana utaza kumva uwo wiringiraga nk'umuntu wawe uzakugererayo nawe ari kuri uru rutonde. Nizere ko wamaze gukora subscribe kandi urabana nanjye kugera kuri uyu musozo, kugira ngo wumve abantu bose uyu Sarongo ashobora kuba yatunze urutoki avuga ko baba baragiye ikuzimu ndetse bakanahahurira. The one present, kora subscribe ndaje tubivimuze. Uko turi hano ku isi ho usanga imbaraga zacu yewe n'ubushobozi bwacu bijya kungana, ariko kandi binasaba ko umuntu agira izindi imbaraga kugira ngo abashe gukora ibitangaza by'umwihariko. Ni nako byagenze uyu mugabo Sarongo ubwo yagejejwe imbere y'ubushinjacyaha bamushinja ibyaha birimo kwigabiza imitungo y'abantu, kuyitirira impamyabumenyi, kuyitirira impamyabushobozi ndetse no kwivuga no gukoresha imitungo y'abandi mu nyungu ze bwite hifashishije iterabwoba n'ubucurabwenge. Yaje kuba yerura avuga ko ubundi cyamuhaye imbaraga zatumye rimwe na rimwe agenda hejuru y'amazi akanakora ibitangaza ari uko yagiye ikuzimu. Ibi ngibi yabitangaje ari imbere y'ubushinjacyaha, yewe anavuga ko atari we wenyine wisanze aho hantu, kuko ajya gushaka izo mbaraga yahahuriye n'abandi bakozi b'Imana bagiye batandukanye, ari nako yavuye imuzi urutonde arugera imuzingo. Uyu Sarongo kandi mu gushyira hanze uru rutonde yavuze ko uko abantu barutanwa nuko batambye ibitambo byinshi aho ngaho ikuzimu, ariko bazana imbaraga zigiye zirutanwa. Ubwe yavuze ko iby'ibitambo yatambye ntacyo byari bimubwiye, dore ko n'ubusanzwe burya ikitabuze kwa Sarongo ari ibyo gutamba. Yagiye ashyira hanze urutonde rero. Kuri uru rutonde hagarutsweho cyane abacuruzi, ni ukuvuga aba business cyane bakomeye muri uru Rwanda, ari nako kandi yavuze ku bakozi b'Imana b'igitinyiro yewe umuntu atanatinyuka kuvuga ko batera intambwe nk'iyi. Ku mwanya wa mbere rero uyu mugabo yateye urutoki anandika ku rutonde rw'abantu bahuriye ikuzimu, ashyiraho uwitwa Theo bose babireba. Mwibuke mu minsi yashize nagarukanye inkuru z'uwitwa Uwiringiyimana Theo zabicaga bigacika ku mbuga nkoranyambaga, avuga ko burya baba pasiteri bahura nawe bigize abere kuri mikoro, yewe babwiriza bagira iki, burya bagifite ukuntu bitwikira ijoro bakajya mu ngeso mbi zirimo ubusambanyi, ubusinzi n'izindi zigiye zitandukanye. Uyu nguyu rero nanone Uwiringiyimana Theo yagaragaye ku rutonde rw'abantu uyu musore Sarongo yaba yashyize ahagaragara ko bashobora kuba barahuriye nawe aho ikuzimu yakuye imbaraga. Undi washyizwe ku rutonde rero nk'umugabo ushobora kuba yarahuriye
ikuzimu n'uyu Sarongo nk'uko byatangajwe n'uyu Sarongo mu buroko. Ni umugabo umenyerewe nk'umupasiteri mwiza, yewe ni umurapotre ufite izina rikomeye, ariko kandi wica ugakiza mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Bamwita Lapotre Gitwaza. Uyu Gitwaza nawe yashyizwe mu majwi n'uwitwa Sarongo nyuma y'uko uyu Sarongo yari amaze igihe cy'ukwezi n'igice ari mu maboko ataraye, no kuvuga muri gereza. Abaturage benshi by'umwihariko abakristo basengera mu itorero ry'uyu Lapotre Gitwaza baguye mu kantu maze baribaza ngo hari se byaba bihuriye he n'ukuri, yaba ari amatatira ngo yise cyangwa kwaba ari ugushaka kwica izina ry'abandi bakozi bose nk'uko yari amaze kugera mu matsa. Saba bonyine gusa kandi uyu mugabo yagiye atangaza kuko yavuze abandi bapasiteri bakomeye banafite amazina barimo nka Pastor Claude, ahavuga ko uyu we yigeze kujyayo maze bahurirayo, ari nako yabuze inyishu ndetse n'ibyakwa by'aho hantu, maze aza kunaniranwa nabo anavayo bamuzinuye uburyo atazongera gusubirayo. Ngo n'ikimenyimenyi uyu mugabo Claude cyangwa se Pastor Claude ntabwo agifite ubushobozi bwo kuba yahagarara no gukora imirimo n'ibitangaza, kuko ngo n'abamwizeraga, ni ukuvuga ngo abayoboke be batagiye kugenda baba bake by'umwihariko muri iyi minsi. Urundi rutonde runini rero rugaragaraho abandi bakozi b'Imana ni jyewe uzarushaho kugenda ndugusomera uko iminsi izagenda yicuma. I'm the one president. Nizere ko wamaze gukora subscribe, share na comment ngo tujye tubana. Ndabakunda cyane, ciao.